muraho neza, twongeye kubashimira kandi abadukurikirana cyane cyane abakurikirana amasomo yacu kuri Sunset Shine. Twongeye kugaruka rero mu isomo ryacu rya kabiri. Nizeye ko ibyo twize bwa mbere mwabifashe neza. Mboneho guha karibu abanyeshuri banje. Muraho neza Yves? Muraho neza mami? Muraho. Ni ikaze rero ryinshi, tugiye kongera gutangira kwiga, ariko nizeye ko ibyo twize ubushize mu byibuka. Murabyibuka? Niba mubyibuka neza ry'inanga niki? Inanga niki igikubiyemo ibipande bitatu niko ibice bitatu yego, harimo imirya, hakaza nka kimwe kimeze nk'umuvure cyangwa imbehe, ikongera n'amano yayo amano y'inanga. Yego, ndumva mwarabifashe. Ikindi igiti zibazamo murakizi ku buryo babaza amateka y'inanga mwayabasha kuyamusobanurira. Nizere ko mukibuka n'amazina y'imirya. Imirya ifite ibice bitatu by'ingenzi bigize. Igice cya mbere kigizwe n'imiyuki. Imiyuki. Igice cya kabiri kigizwe n'imyikirizo. Imiyuki, inzuki, imyikirizo. Yego. Igice cya gatatu kikaba kigizwe n'iki? N'ibihumurizo. Imiyuki, imyikirizo n'ibihumurizo. Umumaro wabyo, imiyuki ikavuga amajwi ari hejuru, imyikirizo ikavuga amajwi ari hagati, noneho ibihumurizo bikavuga amajwi ameze nka base. Muribuka ko twatangiye rero twiga gucuranga, nabwo hari ibyo twari twize. Nizere ko mwakoze imyitozo mubyibuka neza. Yego mami, ndumva ukibyibuka. Muribuka ko nababwiye ko intoki zigira amazina. Hari urutoki rwa mbere ari rwo mukubita rukoko ku kiganza, ku kuboko kw'ibumoso. Ukuboko kw'ibumoso. Muribuka ko ukuboko nababwiye ko gufite intoki eshanu, nyine namwe murazireba. Urutoki rw'igikumwe ariyo meme, mukuru wa meme, musumba zose, mukubita rukoko, mugufi nyirazo. Noneho uyu mwanya tugiye gutangira kwiga, turi bukenere intoki eshatu. Intoki eshatu rero hariho meme, akamukuru wa meme, akaba na musumba zose. Urabizi nababwiye uburyo umuntu agenda ko agira iburyo n'ubumoso. Iyo ujya kugenda ubanza akaguru k'ibumoso ugakurikiza akaguru k'indyo. Hano natwe twakoresheje buno buryo bwo gushyiraho ikiganza ku nanga. Ushyiraho ikiganza mu buryo bwiza, ku buryo mu kiganza cyawe hasigaramo intera nk'iy'umuntu ufashe agatenesi. Murabibona? Noneho turi bukenere izi ntoki eshatu. Izindi turazibika. Aho tuzibika ni hahandi muri wa mwanya wacu umeze nk'uwo zifashe agatenesi. Noneho ubumoso bwacu kw'iki kiganza tugiye kubanza. Akaguru k'ubumoso, mbese tubyita akaguru nk'umuntu ugiye kugenda. Akaguru k'ubumoso ni musumba zose, ak'iburyo ni mukubita rukoko, nako ni mukuru wa meme. Tukabanza musumba zose, tugakurikizaho mukuru wa meme. Musumba zose, 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 mukuru wa meme. Si byo se? Nizere ko mwabifashe neza. Nibikore turebe mami. Akira nawe bikore turebe. Ndumva mubyibuka neza. None tujye kujya ku kiganza cy'iburyo. Ku kiganza cy'iburyo urutoki rw'ubumoso tubanza n'ubuhe nababwiye. Ariko twakwita yego ni meme, kabisa urabyibuka neza. Noneho urutoki rw'iburyo rukaba mukuru wa meme. Izi ngizi turazifashisha zifata inanga. Muri ya position yacu naberetse yuko umuntu afata inanga hagati y'amaguru, ubundi izi ntoki zindi zisige tudakeneye zigafata inanga kugira ngo itabasha kuba. Noneho tugiye kugenda na meme. Ku muryo wa gatatu. Yego, ku muryo wa gatatu.
tugiye kubivanga nk'uko twabyize ubushize. Yego nababwiye yuko urutoki rw'ibumoso ku kiganza cy'iburyo rugena n'urutoki rw'ibumoso ku kiganza cy'ibumoso, sibyo? Urugero urutoki rw'ibumoso yego rwose ramabyibuka. Yego iyo ni position nziza. Mama warabyibuka neza cyane, ifite nayo birimo biraza bravo. Noneho tugiye kugendana injyana imwe. Position nziza. Noneho mwumve injyana. Ni urihuta gabanya tempo. Wa gatandatu. Yego urutoki muri position nziza, urutoki ku kaboko k'ibumoso. Yego oya position nziza. Nakubwiye ko ukizi ugomba kunyura hejuru y'umurya, ntabwo unyura munsi y'umurya. Yego urwo munsi y'umurya, urundi hejuru. Yego murakoze cyane, ndabona mubyibuka kandi ni byiza kwigisha abanyeshuri bafata. Ndabona mwarakoze imyitozo, mwarakoze cyane. Isomo ryacu rya kabiri rero ngiye kuritangirira ku mateka y'inanga. Mbese hari uzi aho inanga yaturutse? Nubwo ari iy'Abanyarwanda. Inanga yacu, iki gikoresho cy'umuziki gakondo dukoresha hano mu Rwanda, ni gikuru cyane, cyaturanzwe mu bisekuru byinshi mbere, mvuge ngo mbere y'ivuka ryanjye, kuko nanjye nasanze bayicuranga. Inanga abakuru batubwira ko yaturutse i Burundi, ko yarazanywe n'Umurundi aza ashaka ubuhake mu Rwanda, ariko aza yitwaje inanga ye. Ageze ibwami, abakumiriza b'ibwami bati icyo ni igiki ufite? Ati ndashaka kucyereka umwami. Ageze ku mwami, umwami ati icyo ni igiki? Ndatereka nkumvishe. Amucurangira umwami yumva ni byiza, yumvise ari byiza. Umwami ati nkwemereye ubuhake. Aze kumwemerera ubuhake, umugabo nawe rero umwami amutegeka kubyigisha abiru b'ibwami n'abandi bantu babaga ibwami ba bugufi. Babyibuka ko Abarundi bacuranga inanga bongorera, natwe mu Rwanda uko byatangiye. Yego rwose batangiye bongorera, bacuranga inanga bongorera. N'Abanyarwanda niko batangiye icyo gihe, ariko baza kwizihirwa mu gitaramo. Urabizi ko kera bataramaga mu nkera y'Abanyarwanda, havamo umwe arizihirwa, yizihiwe aratobora, aririmbye yumva ni byiza. Bate nk'ubwo gutaha mujye muririmba gutyo. Nguko uko kubwira inanga, murabyibuka ko nababwiye ko tutaririmbira inanga, tubwira inanga. Nguko uko kubwira inanga turirimba Abanyarwanda naho byaturutse. Inanga rero yakoreshwaga mu gitaramo cy'ibwami, igakoreshwa isinziriza umwami, ndetse inanga igakoreshwa no mu bindi birori by'imibihuza imiryango, cyane cyane bazi ko buri muryango waba ufite nk'umukuru w'umuryango. Mu minsi mikuru y'imiryango yabaga iri aho, mu minsi mikuru yo mu gihugu, imiganura n'ibindi, barataramaga bagacuranga inanga.
kuva icyo gihe na bugingo n'ubu ngo kuko ducuranga inanga igira uburyo bw'imiririmbire butandukanye. Hari uburyo bwo kuririmbira mu mazuru, urabona nk'indirimbo za Rujindi ndagukundaga mama, wumva ko afisa n'uririmbira mu mazuru hejuru. Hari n'uburyo bwo kuririmbira mu gituza, urumva. Hakaba n'uburyo bwo kuririmba uranguruye ijwi, cyane cyane hariho noneho hakagira inanga ikagira ifite ibindi bice bitandukanye. Hariho abacuranga inanga zibyinitse, urugero nka Sebatunzi, zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama, wumva ko ari indirimbo ibyinitse. Tukaba twagize abacuranzi b'inanga benshi batandukanye, njyewe nabashije kumenya amazina nubwo benshi ntababonye. Numvise Sebatunzi, numvise Rujindiri, numvise Kabari Aviatori, numvise Munzenze, numvise Kirusi Thomas, hari n'abandi benshi batandukanye nagiye numva bacuranze inanga kandi mu buryo bwiza. Papa mbwira ko gucuranga inanga bikwiye ku musaza bita Ruzamba rwa Sharangabo. Urumva ko inanga rero rwose ni nkuru mu Rwanda kandi ni nziza. Iki gikoresho cyacu cy'umuziki ni igikoresho cyihariye ku bantu bize iby'umuziki, bayishyira mu rwego rw'ibikoresho by'umuziki bita pentatonique. Pentatonique akaba ari uburyo umuziki ugira urwego rw'umuziki rw'amanota 7. Noneho aya mainstrima yacu akaba ageze ku rwego rw'amanota 5. Iyo mpamvu bazita pentatonique. Aho ngaho ngarukiye aho hari ikibazo mufite ngo mumbaze kubyo maze kubabwira. Yego. Mbwira amadore mi fa sol la si. Iyi yacu igira G, ibiregeye muri G, fa, si, G, fa, si, go, G, fa, si, B, go and G. Murakoze, niyo mateka nari nabateguriye umunsi. Reka noneho twongere twiga isomo ryacu rya kabiri mu gucuranga. Mwongere mucurangire bya bintu tumaze gusubiramo. Buri gitandatu mami sentero bari mu gitandatu. Ntabwo uri mu gitandatu. Naho nashaka kugera. Noneho habanza acuranga umwe banza. Tugiye kongeraho akandi kantu kuri aho wari ugeze. Tugiye kongeraho ikindi gitego. Urabona ko hano turakomeza ukagenda nk'uko umuntu agenda, ntigahagarara. Nk'uko uri kugenda urugendo rutararangira udahagarara mu nzira. Aka rero kagenda nk'uko intambwe z'umuntu zigenda. Urutoki rwa mbere ku kiganza cy'iburyo rubikora rwonyine. Yego. Banza ugakora. Uragakora ugasimbuka umurya ugafata umurya wa 4. Urakubita umurya wa 3 n'uwa 4. Umurya wa 3 n'uwa 4. Yego. Yego. Noneho ukurikiza tempo. Nkuko ugenda nyine ku njyana imwe. Yego.
wakabonye baburetse mami nakeretse abanza gacurange dadadi wayiguta uzamururwa Okay. hariya hepfo wahagaze kandi uri mu rugendo ntahagarara kariya nakubwiye ko ari umugenzi uri mu nzira yego reka tumaze tugakore konyine akanongeyeho tuze kugafatanya n'akandi tugiye gukora konyine tugiye gukora ni turakubitira rimwe intoki za mbere noneho urutoki rwa mbere burya rwijyane n'urutoki rwa kabiri ibumoso rwijyane intoki za mbere urwa mbere urwa kabiri intoki za mbere urwa mbere urwa kabiri intoki za mbere urwa mbere urwa kabiri ukoresha igikumwe yego uru ni rwo gukoresha yego wakumvise ugerageza kugakora yego ni ta ta ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta sibyo wabyumvise ta ta ti ti ta ta ti ti ta yego byari bije yego yego reka tujye kuri Ivete nawe urarushye twagiye reba reka mbanze nkwereke bitarebe neza turabanza ukuboko kw'iburyo turakoresha urutoki rwa mbere n'urwa kabiri ni ta 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 yahandi ndakorwa n'aka najya mbanze nkwereka ta 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 yego reba Ni tanta. yego rwose ariko ntabwo ariyo pozisiyo ufata mu inanga muri pozisiyo nziza ni ta 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 yego yego banza akaboko k'iburyo konyine wakabonye noneho yego twagiye yego byari ibyo no kuwibeshya ugasimbuka umurya kandi bibaho n'ubwa mbere ubikoze yego Inyugute. wirinda kujyana intoki kure reba ni ta ta wirinda kuzikuramo ngo zijye kure ta 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 Ukora. yego Ukora. oya Hano ukahita ukora hehe? uru rutoki rwagiye kujwa rero itari yarwo uru nguru ruracuranga aha naha uru ruracuranga uyu wonyine ni ta ta Tanta. ni ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yego ta 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 uribye uranyibye yego no kuyibara nabyo ni ikibazo yego twagiye wait ngaho ubanza ugakore hariya ngo ucurangire hano hariya hano ta ta yego ta banza ugakore konyine ndabitwara gutya none ugakore kose twose ta 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 reka ngufashe aha ngaha ni wasimbutse urundi rwabuze akazi usubira muri uyu wahuhereyeho ni yego gafate yego gasubiremo yego gasubiremo ngiye tangire okay urwo rugiye atari ruharwo oya ndabyanze ntabwo uru rutoki ruba rufite aharwo rucuranga uru ntirwongeye kurenga uyu murya ni reka nkwereke ni ta 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 yego hano hano yego tangira ku rutoki rwa mbere twavuze n'uruhe yego yego izo zirakubitira rimwe za mbere ngo nkomeze na hano utufatiraho tukoresha kutufatira oya yego ni titi titi ta titi ta ni akangahe ta ni ya gatanu yego no ntabwo ya gatanu 1 2 3 4 5 ni ya gatanu pe ni bikorwa n'uru rutoki rwa kabiri ariko ukoze rutari yego senke gafite ubunebwe yego 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 oya wibeshye imirya hepfo wari guhera hano yego yego twagiye wow bravo yeah. Wow buru rutoki buri hafi y'umurya warwo
biranyibye cyane nubwo ubikoze turanga tunyuza hano ibafu ryahawe ujyaza kubabaza cyane dukoresha hano gutya gatatu ariko nyine nawe urabyumva iyo ukoze ikosa gukora ikosa si bibi ikibi ni ukurisubiramo ugerageza gukora ibishoboka ngo utarisubiramo wikoreye Entraînement. uyubeshye urutoki garuka mu muryango cyangwa uko bizagenda biza niko intoki imirya ugenda uyumva mu mutwe ku buryo utaha ubukora utiri ushakisha ubu nibwo mugitangira nibwo mugishyira intoki ku nanga birumvikana urarushye uruhuka iyo ucuranze ukumva utangiye kubabara mene gutya ubisakanya ukaba uruhutse kugira ngo uze kongera ufite izindi mbaraga ubundi ukabitekereza mu mutwe niko bigenda tongere mami 6 yego byari bije pe yego ufite position nziza y'intoki cyane ariko noneho ngiye kugenda ncurangana na buri umwe kugira ngo amenyere na ritime sibyo amenyere injyana neza tugiye gutangira ducurangana na mama twagiye Ego twagiye nanone ihangane gato gutya ngo ushyire mu tundi tuntu twagiye rimwe gusa ihangane rimwe yego ducuranganye gutya bigufasha kugira akamenyero no kumva ritime mu kuboko ko bikagenda biza na vitence iraza uko ugenda ubikora buri gihe na Yvette ducuranganye
hahandi imirya 6. Wow. Byaje. Ego. Oya urutoki oya yego. Wow, bravo, ugakoze neza ko ngako cyane. Practice my perfect. Intoki ziri mu kirere zigiye kumanura inyoni we. Yego. Mu rya 6. Ndi kuyibara. Wow, bravo. Ibintu biri fani biraryoshye cyane. Umva uyu munsi mwari bize mwabyabirakane. Iri ni isomo riryoshye cyane. Biraryoshye mbega ibintu byiza. Cyangwa inanga nkayirarana nkajya nyirota. Nanga nukugirarana ubundi kugira ngo umenye streama uyigisha ufite yawe. Yego. Kugira ngo mu gitondo nubyuka nyine uyantre mu gihe kandi utaranamenye yawe ni karibu kuri Sunset Shine stream abahari ukagira umwanya wo kuza gukora practice. Usibye ubu ngubu tugiye kujya muri lockdown ariko ikindi gihe muzajya muza mukore practice buri wese mu isaha ye murabizi ko buri wese afite isaha ye afite amasaha ye mu cyumweru n'undi akajya amasaha ye mu cyumweru ngo ku isaha yawe naho waba utari kumwe na mwarimu wakora practice sibyo se murakoze cyane kuguri yanjye yego no kuguri yawe kandi hano kwishura ukaza kwitoza reka mbacurangire murabizi ko dushoje isomo ryacu mbacurangire indirimbo twizeho murabizi ko tukiri kwiga ku ndirimbo yitwa Nyangezi nkayibacurangira iyo uyicurangira umuntu agenda arushaho kubyumva abyumva kuko iyo ukora umwitozo naho hari akandi kantu vumbura nazaza ukanguye uti navumbuye akangaka cyane cyane bituruka kuri bya bindi wumvise kuko umuntu agucurangira ugenda ugira ubukungu bwinshi mu bitekerezo bw'umuziki mwitegereza akantu mubona gashasha mu mbaza nababwiye ko iki kiganza cy'iburyo kimeze nk'umugenzi uri ku rugendo nta mugenzi uhagarika urugendo ataragera iyaje iki ngiki rero cy'iburyo kiza ari nka motivation cyangwa se ari imperekeza wa mugenzi kiza ari kije guherekeza umugenzi urabyitegereze ntabwo kihagarara na gatoya
ko noneho byinshi hariya hejuru niho uhindura buri kanya yego akanababwiye ko ari imerekeza y'umugenzi akamerekeza ko uyu mugenzi warakomeza agenda urumva ashaka guterera impinga akayigenda akazayiminuka akazafata mu kibaya hasi kuri ya note aha rero mwumva bitandukanije mwumve ncurangiye hano ko bivuga mwabyumva mwumve niyo ncurangiye hano basi rero ni hano ngenda mpakoresha bitewe n'ijwi nshaka ijwi rivuga gahoro nshaka irivuga ati low ukuntu riremereye base niyo mpamvu abantu benshi bazi ko ari nk'amashyengo kugira gutya oya tuba dufite icyo dushaka yego noneho mwabona ibindi nakoraga bimeze gutya ntabwo nabibigishije karababaza kugana ibi tubyita kurasa mu gucuranga kurasa umuriro kandi biranagora kugira ngo uzawuhamye urasa ukawushyikira ukawuhamya murakoze cyane rero naho ubutaha bye ku bakunzi bacu. Bye.